urabyemera ko izina ry'Imana oya ntabwo nemera ko izina ry'Imana ryanduye ariko kuba ryakwezwa cyangwa se rikashyirwa hejuru ryakwezwa ritanduye wowe ufite ubushobozi iki bwo kweza izina ry'Imana ufite ubushobozi iki bwo kurishyira hejuru niba ritari hejuru ubwo riri hehe izina ry'Imana ni ntabwo riri hejuru riri hehe niba ritari hejuru yaryo hari rihe ariko mu by'ukuri niba niba wemera ko wacungwe niba wemera Golgotha nta kindi kintu ushyira hejuru nta kindi cyarutari amaraso yawe umuntu yaribazaga uyu muntu watwandikiye ati kureka inzoga kubera Imana ubitekerezaho iki icya kinkomoko ubasha kuvuga iki icya kinkomoko icyo dukomora kuri Adamu na Eva uwo muntu aragoye gusubiza kuko nka Adamu na Eva ntabwo babayeho iriya ni legende niba kuvuga ko Adamu na Eva babyaye Gahini na Abeli Gahini agahinga Abeli akorora umuntu wa mbere yahingishaga iki kuko tuzi ko abarokore uko basenga uko abakatolike basenga uko abasilamu basenga usenga mu buhe buryo ko nta dini ufite ijwi ry'umukanguzi turabasuje mwese mukomeje kudukurikira tubaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana na Dr Rusabagirishya mu nyemerere tubanze dusuhuze bwana Dr Rusabagirishya muraho neza muraho twizere ko mumeze neza yego by'umwihariko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje kugiharira abakunzi bacu bagiye batanga ibitekerezo mu biganiro byacu biheruka nihuse ntagiye kure bagiye bibaza bati se kuki abantu bavuga ngo abakurambere b'abanyafrika cyangwa se b'abanyarwanda kuki bitwa abazimu hanyuma abazungu bakitwa batagatifu iyo nyito uyisobanura ute cyangwa witekerezaho iki ubundi ukuri ni ukuri abantu bapfuye bose barangana waba umuzungu waba umwirabura bose barangana ariko umukolonizateri umuntu wazanye idini ye ashaka kukwereka yuko yego uwo muntu ari we ufite ubutoni ku Mana gusumba wowe uwo muntu ari we ujya mu ijuru gusumba wowe uwo muntu ari we Imana izi gusumba wowe nicyo cyatumaga rero bavuga ati mwebwe abanyu bapfuye ni abazimu bashobora no kubatera abacu ni abatagatifu kugira ngo babone ukuntu bababuza kwambaza abakurambere banyu nk'ubu kuvuga Aburahamu kumva nta kintu gutwaye ariko kuvuga sogokuru wawe cyangwa kuvuga Rwabugiri kumva ni ikibazo ni umuzimu sinzi ikintu abazungu bageze muri Afurika basanga abanyafurika bubaha abasokuruza babo akuri basanze mu Rwanda bakivuga Ruganzu kubera ibintu yagiye akora noneho abazungu bakora nk'ikintu cyane bababwira Yezu akatizi ati Ruganzu ibyo yakoze ni atungose icyarusha Ruganzu n'iki bashyira mu mitwe abantu kugira ngo Ruganzu abavemo bavuga ngo igicucu Ruganzu kugira ngo Ruganzu ave mu mitwe y'abantu barangiza batiryangombe bakavuga ukuntu ryangombe yari umuntu utari umuntu bogo yicigata mu muko ibintu bitanabayeho ubwo ntabwo ishami ry'umuko ryafata umuntu uvuye hejuru kuvuga rero basanze people zose s'abanyarwanda gusa people zose zubaha ababyeyi babo zubaha sokuruza babo ariko babereye ko barasokuruza babo atari abantu ku Mana n'abazimu bashobora kubatera noneho twebwe nitumva yuko uko bafata abasokuruza bacu natwe ubwo ariko tumeze nicyo kibazo cy'umunyafrika noneho icyo gihe rero wowe uva kubawe ukajya kuri barigi ukumva sogokuru wawe ni Placide ukumva sogokuru wawe ni mutagatifu kanaka noneho no gusenga Imana bisa naho byibagiranye ukajya uca ku batagatifu yego gusenga Imana direct urinda kugira abo ubwira bakusiba kugere ku Mana donc iriya ni politique ngira ngo nari babwiye yuko nicyo yatumye bagafata amashuri yose kwari kugira ngo bafate population birereye bunyine izamuke muri iyo nzira ubu niko abantu benshi bameze sabazungu bavuga bonyine
abazungu bavuga bonyine, niko baremye, niko bareze turi kumwe uyu munsi, amashuri yabo yatangiye, amasomo ntibyagutangaza numvise n'umwirabura yakumva uvuze nka sogokuru wawe akagucyaha. Ariko abazimura bavuga iki, ahubwo akabatuka mu izina rya iki. Iriya ni colonisation, ni betize mu by'ukuri n'ucucu twagize, ntabwo twagombye kwemera ibintu byabo. Yego, hari n'ikindi umwe mu badukurikira yakomeje kwibaza ati abakire ngo batazajya mu ijuru, ngo ni abakire bakuye ubukungu bwabo mu bikorwa by'ubuhemu cyangwa se mu bikorwa bitari byiza, atari ko umukire ashobora kujya mu ijuru. Yashaka nyine gukora komantere kuri bya bindi twavuze yuko abakire nk'uko muri Bibiliya byanditse. We ntagaruka ibona avuga ko abakire bakora Bibiliya bo bashobora kujya mu ijuru, ndatanabihuza n'iryo juru. Ibyo bintu ubisobanura gute Dr.? Logique irimo nuko gukira si icyaha, sibyo? Simvuze n'iryo juru, kuko ijuru icyaha kiguhana kiri no kwisi. Icyaha nicyo kiguhana, ntabwo ari Imana ihana. Icyo wakoze ni we gihana, kuko sinavuga ngo Imana ihana cyangwa irahemba. Niba nakoze icyiza, ingaruka z'icyiza ziza kuri jye. Niba nakoze ikibi, ingaruka z'ikibi ziza kuri jye. Umuntu agira nabi rimwe na rimwe nambona akiriho, namerewe nabi, nanamwifuza, ngira n'isoni zo kumureba. Ibyo ntabwo rero ibyo ngibyo bavuga ngo gukira si icyaha cyatuma uhana, n'ubukene si icyaha. Ibyo byose biriya ni ibintu by'imyumvire, ntabwo twabijya igenderaho cyane mu mukire. Kuba wakize peut-être umukozi cyane, yagize ubushake, wakoze cyane ugira Imana, ukora business runguka, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko nyine hari abakira, nuba nkize amafaranga nishinisha abantu, igihano nzakibonera hano ku isi. Ubwo ubutabera utabubonye hano ku isi byaba birangiye? Nta kuntu utabona icyaha, ntihazagire ukubeshya. Amaraso arasama, ntabwo bigenda bijyana. N'umuntu ntabwo yemukira. Sinzi mama kera ajya ambwira ati uzahemukira ariko ntuzahemuke. Sindabona umuntu wahemutse bihira, nta kuntu utabibona, urahemuka bikakugaruka. Yego, ariko se hari abantu bashobora gukora ibyaha bakihisha, kuko barahari benshi. Ntabwo wihisha ntibikunda, ushobora kwihisha destin, ntibishoboka. Kandi niyo wihishe ntabwo uri muzima. Niyo wihishe ntabwo ufite n'ubusinzira. Shaka wihishe, nk'ubu nishe umuntu ndihishe cyangwa njya ahandi, ntabwo azamba muri conscience. Yego, wenda duse nkaho tugaruka kuri cya kibazo gifitanye isano n'abitwa abatagatifu ndetse n'abazimu. Undi iyo bavuze abatagatifu tuba twumva ari abantu mu mateka bakoze ibintu byiza, babayeho mu buryo bwiza, ngira ngo binemezwa n'inama y'Ivatikani bateranye, hanyuma bakavuga ati uyu muntu umutagatifu. No mu Rwanda harimo witwa Rugamba Cyprien, sinzi aho bigeze, ariko meruka bakiri muri procedure yo kuba bamugira umutagatifu. Ese kuba wenda bafite icyo kintu cy'uko bahitamo abantu bitwaye neza mu mibereho yabo b'intangarugero, ntabwo ubona ko bakwiye kwitwa abatagatifu? Abitwaye nabi se Vatikani bitwa iki? Abitwaye nabi Vatikani ntabwo nyine baba consider, ntibababara. Wiki Jean Paul de ntabwo mukonsidera. Jean Paul ariko nawe meruka bagiye kumugira umutagatifu, cyangwa niba yitwaye neza? Ntabwo yitwaye neza. Tuzi ko yakoze ibikorwa byiza. Papa ujya muri politiki ari mu basenye Uburusiya. Yitwaye neza gute? Byagenze bite kuri Jean Paul de? None se yitwaye neza gute? None se abaroze Jean Paul bizo mbavuga ngo nabazimu. Ipijya ni politiki y'abazungu. Kandi Vatikani ntabwo ifite ubushobozi bwo kurega umuntu wese. None se ko mu bihugu by'amizirima ko ntabagira umutagatifu, nta witwa neza mu Arabo. Nk'abantu bitwa Baruha Faisal bahubakiye mu hopito cyane Karede, ntabwo witwaye neza ko batabagira abatagatifu. Biriya bintu ni ibintu politiki ya Vatikani y'abarume. Ubundi nta muntu wemerewe kugira undi mutagatifu, kuko umuntu ni umuntu. Umuntu ari umutagatifu yabirwa n'Imana.
yego ari ikintu uvuze Roi Faisal cyane Roi Khaled yubatse hospitali nziza cyane mu Bujumbura cyane Roi Faisal yubatse siriya kandi isaha gusa ni mu bindi bihugu hehe wese ko mutamenye mutagatifu ibitaro bya hano i Kigali Roi Faisal nibye niwe abantu babyuba amafaranga y'iniwe yatanga niwe wabyubakisha yari muntu ki yari umwami wa Cisjordanie sinibuka neza ariko ngomba bari igihugu cyari cyo mu bihugu by'Abarabu n'uru wa Khaled nawe n'uwaho muri ibyo bice by'Abarabu bakoze izo initiative zo kubaka ibitaro kandi ntabwo ari hano gusa ni muri Afrika henshi ubwo icyo nacyo turakimenye impamvu bayise Roi Faisal bayitikiye Roi Faisal yari amatsiko ngiye kugitenda nari mfite cyane Roi Khaled y'Ubujumbura iri hariya mu Kamenge ubwo icyo nacyo turakimenye urakoze cyane reka twihute ibyo bintu by'abatagatifu n'ibintu politize nabahaye urugero kuri Jeanne d'Arc niwe nakurikiranye cyane Jeanne d'Arc bamugize umutagatifu kubera iki yafashije Ubufaransa gutsindira intambara y'imyaka 116 Ubwongereza n'Ubufaransa byarwanye neza Abongereza barabananiye Ubufaransa buratsinda kubera Jeanne d'Arc umukobwa w'imyaka 19 yego hari ikindi kintu abakunzi bacu bagiye bashaka kumenya icyo ubitekerezaho bavuga bati nkawe wavuze ko mu byo watubwiye nta dini ugira ariko ukatubwira ko usenga bakibaza usenga uvuga ngo iki barashaka kumenya uburyo usenga uvuga ese usenga kuko tuzi ko abarokore uko basenga uko abakatolike basenga uko abasilamu basenga usenga muhe buryo ko nta dini ufite icyo kibazo kirangiye nibabanza bamenye definition yo gusenga ari iki nibabanza bamenye definition yo gusenga ni ukuganira n'Imana nganira n'Imana ntabikuye ahandi hantu mbikuye muri Yesu yego gusenga no kuganira n'Imana nganira n'Imana uko ibyo nyeneye ibyo nisaba donc ibyo shima ntabwo ngomba kubikura mu idini yego okay nigeze no gusengera nigeze umukatolika twasenga amasengesho twafashe mu mutwe abandi basenze bakayatwigisha bakayafata mu mutwe akaba ari usenga icyo gihe mu by'ukuri nasubiragamo y'abandi basenze icyo bayasengera ntacyo nzi ntabwo byumva sayange wenda nk'urugero nuko murakoze kubabwira Les Fables de Fontaine nuko nasubiragamo Les Fables de Fontaine yego nayo masengesho nagomba kuyafata ku mutwe nkayasubiramo hari n'igitabo twagiraga cyitwa Prière du Temps amasengesho itariki ya mbere kugera ku ya 30 ni isengesho ryanditse mu gitabo icyo gitabo nari nagifite sinzi aho kirungu kirimo Prière du Temps ayo masengesho ntabara yawe hari abandi bantu basenze barayandika ubu ukayasubiramo ariko wanga isengesho rya Dawuri mu ijuru Dawuri mu ijuru isengesho ririmo ikosa udashobora kwibaza uravuga ngo que ton nom soit sanctifié izina ryawe ryubahwe izina ryawe ryezwe sanctifié ni ukwezwa nuko ko izina ry'Imana riranduye nigiye ndi sanctifié yego nuko ko ryanduye ntabwo byumva ndabyumva izina que ton nom soit sanctifié izina ryawe ryezwe nuko ko izina ry'Imana riranduye rigomba kwezwa Amen. Sibet. Ntabwo ubyemera. Uzo uyareka urabyemera. Ko izina ry'Imana ryanditse. Urumva yabanze urabyemera ko izina ry'Imana. Oya ntabwo nemera ko izina ry'Imana ryanduye ariko kuba ryakwezwa cyangwa se rikashyirwa hejuru. None ryakwezwa ritanduye. Wowe ufite ubushobozi iki bwo kweza izina ry'Imana? Ufite ubushobozi iki bwo kurishyira hejuru no ritari hejuru ubwo riri hehe? Izina ry'Imana ni ntabwo riri hejuru. Ririhe no ritari hejuru yaryo hari rihe ubu ntabwo kivuga Dawuri mu ijuru mu ijuru se nayivuga n'ijyaga mu notre père qui est aux cieux ntabwo kirivuga urumva ni ibintu biba bitangaje ntabwo senga Imana iri mu ijuru senga Imana turi kumwe senga Imana turi kumwe iryo juru iyo Imana iba mu ijuru si myiza
imana ubundi bera hose cyane igihe nsenga imana turi kumwe hari n'ikindi icyo ngira baracyumvise baracyumvise mwumve ko gusenga atawe ihuriye n'idini kuko nsenga amasengesho yanjye kuko gusenga no kuganira n'imana babimenye ko gusenga ari kuganira n'imana ryo tuma kenshi umuntu yihereye agasenga wenyine iyo uganira n'umuntu nk'ubu ngubu turi hano muri iki kiganiro ntabwo utakwemera abantu bose binjira sibyo yego niyo rero nganira n'imana simba shaka undi muntu uri iruhande rwanjye simba shaka na radiyo ivuga simba shaka ikintu na kimwe numva kindi aka kanya gatoya kaganira n'imana nkarangiza nkabona kujya mu bindi si ngombwa kujya gusengera ahantu baririmba bavuza imiziki ntabwo ugiye mbikunda uri ahantu ha wenyine hagenyine nta na rimwe nsenga ndi kumwe n'umuntu wundi buri gihe nsenga agenyine nta na rimwe naho haba hari ndamwihisha nkagenda ngasenga agenyine ubwo barasubijwe ariko hari ikindi kintu gise kizamo gishyashya uvuga ko amasengesho y'abakatolike yasenzwe n'abandi nari ngo urugero rwa dawe uri mu ijuru ariko hari andi masengesho wenda ntayarondora ariko abantu bagenda basubiramo natwe niko twakuze nkanjye ku giti cyanjye nakuriye muri katolike tuzi ko ayo masengesho nyine ariyo masengesho umuntu yakwiye kugenderaho wenda nawe ugashyiraho isengesho ryawe ariko wenda ukaba wavuga nk'ishapure y'impuhwe z'Imana ibyo by'ishapure bivuga iki ibintu by'abandi bari by'abandi ufite ibibazo byihariye uganira n'Imana we n'ibyawe ku giti cyawe ntabwo ari byo wahimbye iriya shapure izo mpuhwe z'Imana Imana ikugira impuhwe irakugira impuhwe niba dusaba impuhwe z'Imana ntabwo utunganye impuhwe uriko urasaba sinzosaba jewe kenshi ushobora kuba ntasaba impuhwe ndiko ndasaba gushima izo mpuhwe ntazo ibyo mpuhwe iyi periode ntazo nkeneye ibindi wowe ukaba ukeneye ibindi rero iyo duvuga isengesho rimwe ni nkaho dufite ibibazo bingana ni nkaho tugomba ni nkaho dufite ibibazo bingana n'iby'aba wundi waribuze cyane periode yarimo siyo turimo ubuzima bwe n'ubwacu biratandukanye biragoye rero kugira ngo ngiye kuganira n'umuntu umubwire ibyo umubwira kandi umubwire ibyo nawe wamubwiye yego sinzi n'abakatolika b'amasengesho nakubwira uyu munsi basa n'abamaze kutayakurikiza kuko n'ubu nkunda kujyayo urabona ko mfitemo amafamiye mu Afurika n'uyu munsi ntabwo bagisenga kwa Afurika hari nagihe nabo bagira amasengesho kwiherera yego natwe twarayagiraga nkiriyo ikintu bita retraite n'igihe muri retraite ntabwo usengera amasengesho usenga yandi usenga yo kwiherera ariya akaba nk'aho ari akazi rero ntabwo igihe jyewe nta kazi mfite n'abantu nigisha ntabwo najya gusenga ariya masengesho y'akazi yego hanyuma ikindi tukiri aho ngaho ndagihuza n'icyo umukunzi wacu yanditse avuga ngo Dr. Rusa yavuze ko yabaye mu Afurere niba ntibeshye yabonye inyigisho zabo zifite ikihe kibazo cyangwa se no murundi yakoresheje amagambo ndabona yananditse mu buryo bw'ikirundi ngo cyangwa se ngo ikiza yakuye mu Afurere ni ikihe ahita abaza mu ijambo ry'igifaransa ati ese tu regrettes de passer dans cette vie communautaire ati ese ni iyihe nama wagira ushaka kuba umufrere merci de votre compréhension yanyumvise nabi kuba arasa nkaho nabaye umufrere umubwire ntabwo yize no umufrere anyumve neza niba ariko aratwumva se yego aradukurikira uko biri kose ntabwo nabaye umufrere ngiye nabaye mu gifrere ko ntari umufrere donc uba afite imyaka 13 nabaga mu Afurere kubera umwuke wanjye umufrere barahari noneho rero ngiye nabaga nk'umwana mu rugo nta kintu nagaye ko nize kubera ubuzima mfite ni kubera umwuke wanjye ni yari directeur w'ishuri nize kuri iryo shuri amavoyage nagize amavakansi byose no kubera Afurere nabonaga nk'ababyeyi banjye ntabwo nari kubajije ikintu na kimwe ibyo birimo n'abantu nk'abandi uko nkura nagendaga mbona Afurere baba batandukanye ntibitwara kimwe ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ni abantu nkatwe
gusa ntabwo navuga uko niba bandeze kandi nabandeze neza nta kibazo na kimwe yengera mu afurika yego icyo kirasobanutse rero ngo rangishe inama wajya kumufureza yesi nigeze mufureza ntabwo nigeze mufureza ngo mvemo no muri vacances nashobora kwiga muri novicial curiosité yo mu intellectuel kugira ngo nige philosophie cyane cyane philosophie grecque hanyuma nkajya mu retraite vocationnelle nanjye nkajyamo kuko kenshi iyo umuntu akureza abashaka witware nkawe ibyo ni ibintu bisanzwe ariko nk'umuntu w'umwana byaranashimishaga kujya muri vacances ahandi cyane no mu kindi gihugu byaranshimishaga nk'umwana ariko nishimaga nk'umwana bisanzwe umwana wese aba yararikiriye ahubwo ati jya kuruhukira igihindamuyaga jya kuruhukira muri Belgique jya kuruhukira muri Congo naragendaga ariko mu community noneho bigatuma amenya n'amakominere atandukanye y'abazungu nko muri Congo Faransa igihindamuyaga barabirigi no muri Congo barabirigi Baido Maretsu na Namini mu abirigi ibyo byaranshimije nk'umwana nahabonaga ibitabo byinshi nkaganira n'abantu benshi batandukanye b'abahanga byaramfashije muri formation yanjye ariko ntabwo nigeze ndumufure ubwo hanyuma wenda yabayeho cyari kibayeho ni nko kwitiranya ibyo wari watangaje ariko numva asubijwe icyo ngicyo ntabwo twagitindaho hanyuma rero hari uwabashije ati kureka inzoga kubera Imana ubivuga iki dogiteri kureka kunywa inzoga kubera ko nyine umuntu yiyeguriye Imana cyangwa se umuntu yabaye hari amadini tuzi ko kunywa inzoga ari ikizira hari n'amadini nka Katolike tuzi ko batabibuza ariko umuntu yaribazaga uyu muntu watwandikiye ati kureka inzoga kubera Imana ubitekerezaho iki d'abord inzoga bazirekeye iki cyane itabi uyu we yashaka kubihuza n'Imana cyangwa se n'amadini oya Imana barayibeshyira si Imana nta n'idini kuko iyo Mana mu Gatolika nta Mana ihaba se twebwe iwacu banywaga itabi baduhaga n'isaha yo gufima yego Jesi ni ndingwa ryanane ariko nabishakaga inzoga sigeze ngo zanane ariko nabishakaga rero ntawe ure n'Imana n'idini bijya ni principe z'idini nk'abadive n'inyama kirabe n'inyama ari ikintu bita temperance n'inyama nibaza na cafe nibayimwe yifite mu pasteur w'injute yanyu turasohoka nka wa cafe we akanga nabyo se n'icyaha nubwo ni principe z'amadini yego kubera ibintu biri ku isi byose Imana niyo yabiremye sibyo ibintu biri ku isi Imana yabiremye ibiribwa byose nk'itabi ni igiterwa bavuga ko n'Imana igikunda ko yajyanye nikotine ngo kiproteje iyo kimeze mu ishyamba ntajye ibindi bikirya ijyana nikotine simbona rero hanyuma kenshi bavuga ngo zitera indwara cyangwa ngo itabi ritera kanseri uyu munsi muri Mexique bashyize surtax ku isukari nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite diabete Mexique none se ko batababuze isukari biriya bintu bandika ku itabi ko batabyanika ku isukari cyane ku mavuta n'itabi iyo urebye mu bitera kanseri niza ku mwanya wa gatanu icya mbere ni amavuta icya kabiri ni inyama hari ibintu byinshi bitera kanseri n'ibitoki ibintu biri kanserogene ni byinshi gusa Imana ikoze ukuntu hari ibindi birimo antioxidant urya ntugire icyuba par exemple ntubona nk'igitoki ni kanserogene yego ariko nkabaga nigeze nkiri mu wa gatanu secondaire yize kubaza umuprofesseur wanyangishaga biochimie yego ese kwitoki ari kanserogene ariko abagande badapfa kubera igitoki arambwira aburi icyo asubiza arambwira ngo muri nisi bakubwiye ko badapfa bicara ntangiye kwiga muri university nize biochimie de culture des aliments mbona mu bunyobwa harimo vitamine E antioxidant ibuza kanseri irwanya kanseri ndamenya ko uriya mwarimu wanjye byamunaniye muri vacances njya kumushaka usanga yagiye mu Bubiligi ndamubura urumva yabuze icyo asubiza kandi yiri umwana umuntu ukuri hejuru ubona ko azi byose ugomba kugusobanurira ariko yene nabisomye ndabona ko igitoki ari kanserogene hanyuma nkabanzi n'ubu bavugana naragira ni Buganda ariko nabyo bavuga Buganda bagitoki cyane nano barakirya umunyigi rwose ariko uzarebe bakivanga n'ubunyobwa cyane
ubunyobwa bukaza harimo vitamine E ni antioxidant, vitamine E na vitamine C ni antioxidant, ibyo byose ngira ngo murabizi. Uri icyo gitoki nawe cyaba gifite kanseri ingana gute, ukarya ubunyobwa cyangwa ukarya karoti mbisi ntabwo warwara, cyangwa ukarya indimu cyangwa amacunga harimo vitamine C ntabwo warwara, cyangwa ukarya chia seed ntabwo warwara. Urumva rero dufite ibintu Imana yashyize muri nature biduproteja tutabizi. Rero Imana n'amadini ntacyo bipfana. Yavuga ati inzoga wenda icyo kiganiro cy'ibiribwa ndetse uvuze ku itabi, nari ngiye kukubaza ibibazo byinshi cyane kuko abantu bashaka kutwumva bakagira ngo wenda turi gupromoting itabi, hoya batwumve neza ntabwo turi gupromoting itabi. Urumva ko nyine kiri mu biza ku mwanya wa 5 bitera kanseri, n'ubundi kiracyari kibi, itabi riracyari ribi. Hanyuma rero ibyo nabyo tuzabigirira umwanya wabyo tuganira ku biribwa ndetse n'ibitera kanseri cyangwa se n'ibitera indwara n'ibishobora kuba byarinda abantu mu kwiproteje. Hanyuma rero inzoga, kubera iki abantu umuntu ashobora kureka inzoga kubera Imana? Uyu muntu aribazaga ati sibyo birakwiye cyane bikwiye? Rega uretse mureke kuvuga ngo itabi ni bibi, ikitari kibi ni iki? N'amatara amata arimo cholesterol, n'ubya na fromage ukanywa neza. Hari abapriza bajyaga muri prison, abaprisonniers politique bakabikisha fromage na whisky gusa, nta tabi babaga, fromage na whisky gusa, bakarya fromage. Ni bibi docteur, kuko ibyo bintu amavuta akaza kuzura autour umuntu agapfa. Ibyo rero nta kintu kibi, byose ni moderation. N'inzoga, inzoga je mfite victime, famille yanjye ifite victime y'inzoga. Inzoga zishe c'est-à-dire basinze bakava mu kazi bakadibuza, donc mfite victime y'inzoga. Ikintu no kisabwa ni moderation. Ushobora kuba inzoga giye hano ni mubimenye, ushobora kuba inzoga nkitwa neza ku kazi, ushobora kuba inzoga ntunga karugurwanye neza, ni moderation. N'itabi, hari umuntu abantu b'inshuti zanjye banywa itabi, utamenya ko itabi ipaki akayimara iminsi 3, hakaba n'umwe pakenye ku munsi. Byose ni moderation. Gusa je préfère, inzoga mumbabarire ko mfite victime muri famille, je préfère umwitabi gusumba inzoga, kuko sinabona umuntu wiruka mu kazi kubera itabi, sinabona umuntu wavuze ikintu atatekereje kubera itabi, sinabona umuntu wadigoreje kubera itabi. Je particulièrement ku giti cyanjye mfite aba victime b'inzoga benshi ku buryo muri famille iwacu twari dufite ikintu kimeze nka traumatisme, kwanga abahungu. N'umuntu yabyara umuhungu nitumuhembe, kubera abahungu b'iwacu bose barabasinze kandi bakabahanga mu ishuri, kandi basanga nta cyo bimariye. Byo n'uyu munsi rwose nabikubwira, ariko abandi banywa inzoga nta kibazo, byose ni moderation. Nta kintu ndashobora kunywa yewe nuba nta inzoga sukubera ntinya gusinda cyane nzanga, kuko nzi no kuzikora. Inzoga narabyize kuzikora, ndazikora cyane nkanagurisha, ndazikora handi, ariko zarananiye kubera izigeze ziniryohera, kugiye nkunda isukari cyane. N'itabi naragerageje rirananiye, ariko narabishaka ko naryo nzi kubikora, ariko byarananiye. Byose rero ni moderation. Ari amadini ntabwo ari Imana, ni principe. Ni nkuko mu ishuri twiga mu seminari namwe mwiga handi ntimwitwaraga kimwe. Twebwe hari ibitabo twaziraga gusoma, ntashobora gusoma Roma Polisi iwacu. Twiga aho nize mapuri, nasomaga Roma Polisi. Hari ibitabo utari wemerewe gusoma, wasomaga amaklasike gusa. Noneho wajya muri vacances ko undi munyeshuri afite agatabo k'Roma Polisi karimo igifaransa cy'ibinyene, ariko karyoshye gusimbura bya bindi byawe, ukagisoma ikibye. Rero ni principe byose, ni amahame y'idini, cyo tuma amadini atitwara kimwe. Nk'abamizirima usuye biriya bihugu byo mu bamizirima, hari abamizirima kizira kunywa inzoga ariko bakamwa itabi. Nko muri Irani banywa itabi, hari n'uruganda rw'itabi no muri Dubai rurahari, muri Afghanistan banywa itabi, ariko hakaba handi usanga kizira kunywa itabi n'inzoga. Byose biva ku n'amahame y'amadini. Ibyo ntibyadutesha umwanya cyane. Wewe umenye uko witwara, n'ubu nywa n'inzoga ukamenya uko uzinywa, n'ubu nywa n'itabi ukamenya uko urinywa, ariko ntacyo bipfana n'Imana. Ntacyo bipfana n'Imana. Nkunganiye wenda nko mu bihugu by'Abarabu akenshi nk'uko bivuga usanga bo banywa itabi ahubwo inzoga batazinywa. Usanga inzoga batazemera, n'uyikeneye kuyibona bimuhenda cyane.
icyo numva nacyo ni amahame. Icyo numva nacyo gisubijwe. Hanyuma hari ikindi undi mukunzi wacu yanditse avuga ati ashaka kubihuza n'icyo bita icyaha cy'inkomoko. Umuntu yari mwiza ariko ubu ngubu umuntu asigaye ari mubi kuko ngo hari icyaha, hari amakosa yabayeho, umuntu aba nk'inyamaswa. Ese kuko umuntu yaremwe ameze neza nyuma yaho aza kuba inyamaswa, niyo mpamvu umuntu yica undi. Ngo kera iyo ibyo byaha bitaza kubaho ngo umuntu yari kubaho neza rwose, ntarebe undi nabi. Ibyo by'icyaha cy'inkomoko bisobanura ute Dr.? Byangora kuko icyaha si genetique. Icyaha cy'inkomoko ntibasha kuvuga iki. Icyaha cy'inkomoko icyo dukomora kuri Adamu na Eva. Uwo muntu aragoye gusubiza kuko nka Adamu na Eva ntabwo babayeho. Simvuze ngo abyemere gutyo, simvuze ngo yemere ibyo mvuze. Yego, abyemere uko ashatse abyemera. Wowe ni kubyumva. Adamu na Eva sinzi kuko niba ari abantu babayeho mbere, burinde babisize maze. Ni Imana yabaremye. Imana yabaremye izina. Ntago nzi babise izina ariko mbitekereza. Icyo kibazo ni ihurizo rikomeye. Ariko noneho iriya ni legende. Niba kuvuga ko Adamu na Eva babyaye Gahini na Abeli. Gahini agahinga, Abeli akorora. Umuntu wa mbere yahingishaga iki? Nk'igikoresho gakondo, wenda ashobora kuba yarakibaje mu giti. Akibagije iki? Akafata igiti akavunagura mu ntoki ze. Ubwo akaba baje. Ashobora kutakibaza nk'uko akameza kameze, akakibaza mu buryo bwe, akabona igiti cyo guhingisha ubutaka, agahinga. Imbuto zo gutera akazikura. Ashobora kuzibona aho ngaho hafi kuko natiri yari ihari. Oya, natiri yari ihari. Nuba natiri yari ihari. Hari nukuvuga ko ibyo kurya byari ihari. Yahingiraga. Nuba yaravutse asanga ibiryo aho ngaho wahingiriye. None ntabwo yemera ko Adamu na yareka nawe imbwire ibyo ngibyo wanzu bisobanura. Niba waravutse muri natiri bagasanga hari imbuto zeze ziradabute kuribwa, ni umuntu umwe muri natire imansi yahingiraga. Yabishyira n'ibyo asanze byuzuye aho arajya guhinga se ngo bikore, arikeneye guhinga ibyiki. Ni umuntu ugeze ku isi bwa mbere, isi yuzuye byose arahingira. Nkuko bisobanura urumva ko nta kintu yabahingira. Ariko umuntu yakwibaza Dr. niba utemera ko Adamu na Eva babayeho, reka mbanze nkubwire. Ntabwo nabwiye ko batabayeho. Niba twemeye ko babayeho, buri yahingiraga kugira ngo yongere umusaruro. Umusaruro se w'iki? Ko umuntu ahingira ngo yongere umusaruro agurishe. Ibyo kurya birahari, biruzuye, asanze byuzuye. Ni umuntu umwe gusa. Uwo musaruro awushyiraho. Arajya kuvunikira iki? Guhinga biravuna byinshi. Arajya kuvunikira iki? Ibyo bibazo yavutse akigera ku isi amenya ko bahinga. Ntawigeze abibona. Twese turabyiga mu ishuri. Ntawigeze abibona. Yamenye ko bahinga. Amenye ko batera biriya bintu bikamera bikera. Yabona biriya bintu yasanze biri aho, azi ko byarameze batabihinze. Noneho yumvise ko bagomba kubihinga kugira ngo byere. Ni umuntu mushyashya, nta shuri. Niyo akigera ku isi. Yego. Oya reka banza umbwira aho ngaho. Nanjye musobanurire. Yuko byumva. Abadukurikiye baraza kumfasha kuko ibyo bibazo uri kumbaza njyewe biri kungora kubibonera igisubizo, ariko abadukurikiye baraza kuduha ibitekerezo. Ariko icyo nashaka kukubaza, yaba ari abo ba Abeli, Gahini na Abeli, twumvaga ko bakomoka kuri Adamu na Eva. Abo bantu bose nibo amateka ya Bibiliya avuga ko aribo dukomoka. Ibyo bintu nitubicaye hejuru gutyo
baraguma bari babigije ntibagiye muri izo detaye icyo tuma dufite ibibazo babanza umenye ko ibyo bintu bidashoboka ntabwo ugiye nabanje nguye ku isi nguye ku kirwa cyuzuye ibiryo ntabwo geste ya mbere yaba gushaka guhinga deja n'ibyo ngibyo simbimara nahinga si ngo ngiye kubigurisha se turi abantu babiri gusa nta soko ribaho turi abantu bane njye na mama na papa na murumuna wanjye ibiryo biruzuye ndahingira ukindi nacyo ese ubundi yabiteka gute n'umuriro ntibari bwabeho tuzi ko umuriro utabagaho sibyo umuriro waje kuvumburwa nyuma yari kubiteka gute icyo gihe baryaga imbuto baryaga imbuto zemezaga ku biti gusa kuko na mbere umuntu yaremewe kurya ibiryo bitetse hanyuma aho Adamu agahini twumvikanye ibyo bintu ntibyabayeho hanyuma Abeli nawe ngo yarororaga yorораga iki amatungo gute se yakuye kugira ngo umuntu ajye korora itungo ikintu cya mbere umuntu yadobose ni iki ni intama kubera niyo itica itagira amahane nayo nyuma ubundi barahigaga abakira bariya bo ntibanahigaga babiri ntibari guhiga ntibari kubishora ariko guhiga bisaba ubanza ukora icyuma hanyuma gahini wumve bajya gutamba gahini atamba isarurwa yego Abeli atamba ngo inyama n'amavuta Imana ishima Abeli igaya gahini hariya ni legende kuko abantu muri nature y'umuntu akunda inyama wumvise ko Imana ikunda inyama gusumba ibiterwa none se gahini niba yarahingaga Imana ashaka turi iki kindi yego cyatuye icyo afite nawe nabaturi icyo afite biriya bintu nuko nyine muri biriya bazabikuramo asanse none se niba genda umuhinzi hari kindi naguha wenda umworozi nta kindi naguha iyo Imana isaba Abeli ibiterwa ntabyo ari kubona Imana isaba gahini inyama ntazo ari kubona none se kubera icyagaye yagaye byagaye ikareba nabi gahini none iyo Mana ishobora kureba nawe umuntu kubera itayihaye icyo ashaka iyo Mana niba Imana yaryaga inyama simbizi nta sansi bifite biriya bintu ntabwo sansi bifite ariko kuko bazi ko umuntu muri nature akunda inyama bumvise ko ni nkanjye navuga nti iyo mpaye inyama nakwishima ariko mpaye ibishyimbo nabyo nakunda donc umuntu Imana bayifashe nk'umuntu biriya bintu ni legende ntabwo byabaye hanyuma no icyaha cy'umugore kuravuga yego niba bavuga ngo umuntu arakivukana kikavanwaho n'abatisimu siko bavuga cyaha cy'inkomoko batisimu nicyo ikuraho sibyo iyo batijwe bavuga ko icyo cyaha kivuyeho ubu kibabariwe kiba kivuyeho warabatijwe icyaha cyakuvuyeho n'umugore we yarabatijwe icyaha cyamuvuyeho uwo mwana aragikurahe yavukiye mu bantu bera mwe murira ku cyaha cy'inkomoko nimwe mwamubyaye yagikuye ko nawe abagomba kujya imbere y'Imana abanza ubwe yagikuye mwebwe mwarojejwe yagikuye kuko cyitwa icy'inkomoko icy'inkomoko ariko batisimu yagikuyeho icyo gihe batisimu ntacyo yabimaze icyo nacyo ngira ngo kirumvikanye reka tujye ku kindi ariko hari icyo wari ugisobanura kuri icyo hari icyo wari kivuga ku cya cy'inkomoko nashaka kubabwira yuko ari ikintu idini yahimbye kugira ngo mugume mubatizwa ibone abayoboke kuko iyo utabatijwe ni kwita uwayo ariko barakubeshya ibyo bintu sibyo logiquement ntabwo ari byo sinzi kumwe bumva ko ari byo niba turera sibyo ngiye narabatijwe n'umugore wanjye yarabatijwe tubyaye umwana uwo mwana icyaha ntacyo yabona kuko yabyaye n'abantu batakigira yego yego icyo gihe rero nawe niba kigire ni uko batisimu ntacyo yabimaze ariko icyo batisimu ni igihe bahimbye kugira ngo
babona abayoboke kubera ikibikubwira na Yezu ngo baramuhatisha kandi bakavuga ko Bikira Mariya atasama mu cyaha abyara umwana baramubatiza aza agifite kandi ari Imana none se umva bifite sense kugira ngo Yezu abatizwe yego ariko kuri icyo ngicyo kijyanye nuko umuntu yari mwiza akaza kuba mubi nyuma birahura n'icyo ngicyo cya cy'inkomoko ahubwo wenda tukiri kuri ibyo umuntu ari mwiza bakaba mubi gute se umuntu yigeze aba mwiza ryari niba se bakubwira ko gari yisha barakirema ariko nicyo cya cy'inkomoko cyagiturutse nyine ubwo bugome bwo kwicana bwahereye kuri Abeli ni ibintu bakubeshya umuntu ntabwo yigeze aba mwiza muri nature ikiremwa muntu ni mubi umuntu ni rivalite ni societe humaine ntabwo yigeze iba nziza na rimwe ntabwo ari ukubera icyo cyaha yego naho bihuriye kuko iyo Mana yabitabarira niba Imana yabikiduhora sipoze ko cyabayeho Imana yabikiduhora ntabwo yaba ari Imana kuko nanjye ubwanjye naba n'ababariye abantu ntazwi Imana rero icyo kirahura n'ikindi kivuga kiti ati muzatubariza Dr. Rusa Bagirishya icyo atekereza ku kwicuza ibyaha imbere ya padiri cyangwa se imbere ya pasiteri ngira ngo muri katolike tubyita kujya mu ntebe penitensiya ubwo mu yandi madini y'abaporoso bafite ukuntu babyita ariko nabyo tuba tubyumva ko hari abantu bajya imbere ya pasiteri nk'uko no muri katolike natwe tujya imbere ya padiri tukemera ibyaha tukanabisabira imbabazi ibi by'ubisobanura gute witekerezaho iki kujya kubwira ibyaha cyangwa se kwicuza ibyaha imbere ya padiri cyangwa se pasiteri ubundi nta muntu ukiza ibyaha yego nta n'umuntu ukiza ibyaha Imana niyo yonyine ishobora kubabarira ibyaha ariko nabwo icyaha ntabwo mu by'ukuri cyane kibabarirwa ntabwo kibabarirwa Dr. nta muntu wakora amakosa ukamubabarira sesa aho ndabyemeye ariko wankoreye amakosa ujya gusaba Imana imbabazi ngiye sinakubabariye icyo cyaba cyagifite no kuri conscience yawe uzaba unyikanga ariko igihe narwa imbabazi ndasubira kunyikanga rero cyane kibabarirwa urura kibabarirwa cyane kibabarirwa mama ari umuregi asenga cyane asenga Bikira Mariya hanyuma arambwira ati wiki cyaha nta cyaha kibaho ku Mana cyaha kibaho kuri wowe twari tujyanye n'umuntu witwaga Hesironi ati ntubona ngo wishe umwana wa Hesironi ati genda urare mwisi imbere ya padiri usaba Imana imbabazi ataraziguha atakubwira uvuga amashapuri 10 ati Imana yagukije icyaha atariko murumuna w'umwana wa Hesironi azaguhiga atazaguhiga ati umuryango wese uzaguhiga ati ntibazakubabarira ati rero icyaha ati kandi ati wowe yumva ko wababariwe ati wibeshye ngo ureke imbere yo kwa Hesironi ngo wavuye mu isengero umupadiri yaguhaye absolution wabuze ishapuri 10 ati barakwica icyaha kibaho kuri wowe ati ariko nk'ubu igiye ukajya imbere ya Hesironi ukemera ukamuha n'inka ugasaba imbabazi ukavuga wamwishe wasinze cyangwa wagize gute ati wakakubabarira icyo cyaha kizaba kivuye okay rero kujya imbere ya padiri cyangwa pasiteri ko pasiteri unyira ngo bajyayo bicuza muri rusange ngira ngo simbiye oya bajyayo giye ufite amakuru y'umuntu inshuti yanjye yagiyeyo kwa pasiteri idini rye sinryibuka ariko ne amadini y'abaporoso ajya imbere ya pasiteri yaranamuhanurira yarabanje nyine amubwire yaramuketse ati wowe ndabona ushobora kuba ukora ibi n'ibi pasiteri uwo muntu aravuga ati nibyo ndabikora nkora ibi byaha ibi n'ibi pasiteri rero aramusengera amubwira ati urababariwe ntuzabyongere ibyo ni case yabaye ku muntu w'inshuti yanjye ya hafi ibyaha biratandukanye ibyaha ari icyaha wakoze kiri cyonona ubuzima bwawe gusumba ubw'abandi abiyumva icyo petite umuntu yakugira nk'inama yakugira si ngombwa na pasiteri icyo si ubwo ngo arakigukiza ni wowe ukikiza ku nama yakugiriye hari ibyaha ukora bitafekita undi muntu bitafekita sosiyete byafekita wowe cyangwa byafekita n'umuryango wawe hakaba umuntu ukugira inama witwa rero ibyo birashoboka rwose sindakara ariko si ngo aragukije ibyaha wowe nudahinduka ibyo byaha nyine bizakugiraho ingaruka ariko hari ibyaha bya sosiyete bihanwa nyine na sosiyete bihanwa n'amategeko ya sosiyete ibyo rero
naho ujya imbere ya padiri cyangwa imbere ya pasiteri ntabwo urikira par exemple nuba wishe umuntu cyangwa ukibikinga cyangwa ukagereza utuntu amafu public ntabwo uzajya kwa pasiteri ngo noneho udite niza gukureba uvuge ngo pasiteri baragukijije amategeko aragukurikirana aho ngaho hari ibyaha bya sosiyete ariko ari icyaha ku giti cyawe ku myitwarire yawe byafegita ubuzima bwawe biteze bigafegita n'abo musangiye ubuzima ko nta muntu wawe wenyine ibyo ngibyo umuntu yakugira inama ibyo birashoboka soit akurusha ubwenge akurusha sagesse warinze umwizera akurusha imyitwarire aho birashoboka umwumviye birashoboka ariko naho utamwumviye nta cyahinduka nibyo hanyuma ibibazo byo ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubisoze ariko hari icyo nifuza kugira ngo nacyo gihure n'ibyo twavuga mu kanya bya Badamu na Eva na Bagahini na Babeli umuntu yari nkuko wari ubivuze yaravuze ati ngo umuntu akigera ku isi yakeneye Imana uwo muntu yaje ava he yaje ate kuki yavuye ahandi aho handi ni hehe mutubareze dogiteri icyo atekereza ku muntu wa mbere waje ibindi byose zibyavuye he umuntu ni natire umuntu yavuye nkuko natire yabaye umuntu yaje muri natire azaho kuvuga rero ngo yaje akeneye Imana ibyo nibyo ntabwo kubeshya kuko hari ntuzi bavuga hari expression ivuga ngo l'homme c'est l'animal religieux umuntu ni igisimba religion ayita ngiki iyobokamana umuntu ageze ku isi umuntu uko yafronta isi hazaga ibibazo akabona hari ibyo adashobora akashaka kugira alliance n'ikintu akeka gifite imbaraga kumuje ko bivaho akibaza ko ari ikintu cyabikuyeho niba umuntu yasenze izuba ni ukubera iki abazariye abantu basenga izuba ntabwo ari muri Afrika ibihugu byasenze izuba si byo muri Afrika ko muri Afrika hari izuba ryinshi ariko ibihugu bitagira izuba byabagaho mu bukonje bakajya kubona ko izuba riraje harashyushye badashobora kurizana igihe bashakiye badashobora kurihagarika bavuga ati Imana ni izuba bayita Imana ati ikintu cyatuma zuba ukonje niyo Mana reka mbahe urugero rubumvisha neza muri Afrika muri Amerika yo hagati higeze gutera inzige inzige zizara amamiliyari ngira ngo murabizi uko ziza yego kandi inzige nta nyoni zirya kubera zidevelopa uburozi hano nyuma y'umutwe kumanuka ku buryo nta nyoni ry'inzige kubera ubwo burozi inzige zirashobora kujya ibihugu byinshi akatsi kose bagatera inzara iteye ubwoba noneho inzige ziraza zirarya vegetation zose inzara yica abantu igihugu cyabaye imbuga bariheba kugira ngo abantu bimuke mu bihugu bingahe biragoye noneho kiragiye kera ntibabaga bazi naho bajya no kugenda byari bigoye haza inyoni zitwa murumo inyoni zigatora zanzige zikageze kuzita mu mazi ziraza zitoragura zanzige zita mu mazi inzige zirashira burundu za nyoni zirigenda n'umuntu arasura kuzibona bariya abantu baravuga n'iryo zina nizo bazihimbye mu bazisi izina kubera nta kuntu bari bazizi bumva ko ari Imana n'uyu munsi nuko idini y'abamurumo yavutse n'uyu munsi idini y'abamurumo bumva murumo ariyo Mana numva bamenye muzumva iyo dini y'abamurumo ni hano barahari sindabona ariko narabyumvise ngo barahari barahari hari amadini asigaye menshi mu Rwanda ngo barahari ariko nuko yavutse urumva rero umuntu igituma yashatse Imana yashatse imbaraga zirenze izi none icyo kintu gifite izo mbaraga akacyubaha nk'uko abo bantu bahamo maruzuma izo nyoni zasubiye kuboneka ni igitangaza pe Imana yabakoreye ariko mbe nibaza Imana igikoze yariyo izo nyoni zo bise Imana uwo muntu yaje ava he yaje ate ni muri natiri yose ese ko atakubaza inka yaje ivahe umuntu ni hatene izindi bindi biremo kubera iki bavuga umuntu ni natiri ibyatsi byo byavuye isi imaze imyaka miliyari enye na miliyoni 600 yamaze imyaka miliyari 3 nta mvura nta kintu cyariho imvura iguye n'ubuzima bwatangiye kugaragara bya bimera bya biki bya biremwa bindi
umuntu waje nyuma kubera amakondisiyo de vie ntabwo yashobokaga. Isi yari ikonje cyane mbere, umuntu adashobora kubaho. Hariho n'ibindi bisimba bishobora gutuma umuntu atabaho, nka za dinosaures zahiye, byose bigenda bidisparisa. Umuntu aza uko amakondisiyo yo ku isi abaye meza. Ubwo Imana ntiyari gushyiraho umuntu igihe ashobora kudisparisa, kuko hari ibyadisparishije burundu. Kuko n'inka y'uyu munsi sicyo kimwe n'iya kera, n'inkoko y'uyu munsi sicyo kimwe n'iya kera. Hagomba kuba ikintu kidefanda nk'inka ya kera iriya oroge yarwanishaga amahembe n'imigeri byose. Uyu munsi ntibishoboka. Inkoko ya kera tetrase yari ifite ibikoba 8 ku kaguru, ku buryo nk'injangwe itari kuyifata yayikubitaga umugeri, ibintu nk'ibyo ijombo urwara. Rero Imana ni igitangaza, iroruganiza kiremwa gishobora kubaho kakiri mu makondisiyo meza. Umuntu yaje nyuma y'ibindi, kuko umuntu nicyo kiremwa cyoroshye kibaho. Nta mahembe ugira, nta mikaka ugira, nta bwoya ugira, nta bumara ugira, emwe ntunanuka basi mu bintu kiri bigutinya bihunge, ntuzi no kwiruka. Urumva rero umuntu yagomba kubaho nyuma nicyo cyoroshye kitari kuresista na gatoya. Umuntu umunyantege nke rwose. Uratekereza ko igihe kizagera nk'uko hari ibindi biremwa byagiye bibura ku isi n'umuntu akabura ku isi? Nta gitangaza kimwe. Ibyo ngibyo ni ibintu namwe mubona mwese. Uko isi nk'ubu uko abasokuruza bacu bagase ko tubaho, sibyo? Umwuka duhumeka uzarebe kenshi umuntu ajya mu cyaro gushaka umwuka muzima, ugasanga nko muri weekend bagiye ahantu kure, kuko hariho imijyi nko muri za Ende hariya wumva pe usa n'abayitufe. Ukorera abantu n'ubonona isi, uko bonona isi birashoboka kwazageraho umwuka duhumeka ukononekara burundu, tukaba twadisparisa. Cyane tukabura oxygene, cyekavutse umuntu w'icyatsi kibisi ushobora gutungwa na CO2, ufite chlorophylle, utungwa nk'ikibabi. Urabona ko kuvuka umuntu w'icyatsi kibisi udakenera oxygene bashobora kubaho. ngira ngo icyo cyo cyumvikanye. Ubwo reka tujye ku kindi nacyo tugiye gusorezaho. Ibibazo byo ni byinshi, byose ntabwo twabivamo imuzi ngo tube twabisoza bitewe n'umwanya tuba dufite. Ibindi tusangira tubigarukaho gutaha, ariko reka dusoreze kuri iki ngiki. Uwanditse ubutumwa cyangwa se comment yakoresheje ururimi rw'ikirundi, ndagerageza ndusome nubwo bijya bingorana. Ati mutubarize, hari umusilamu wo muri Pakistan yambwiye ko kera mu butumwa baratanga umwana w'imfura bakamureka imbere y'ishengero kugira akingere isi n'umuryango mu maraso y'uwo mwana kuri Eid hama, ubwo ni ku Eid al-Fitr cyangwa se kuri Eid hama, bakabikuraho. Nibihe nico gituma batanga amaraso n'intungwa bakazikerera, kandi ivyo byose biva mu karere kamwe bari batunze kurusha abaroma imbere ya Persian, ni nabo batanguye colonization muri Afrika. Muraduha umuco Dr. Njewe ndi kumwe nawe, mutubarize. Ikirundi ako nkurikije wenda birumvikana. Ntabwo kuvuga umuco yakubwiye, yashatse kuvuga umuco, ariko mu Kirundi bakwandika umuco. Okay. Se Greek ribaho. Ntabwo ashobora kwandika cyangugu, bakwandika cyangugu. Okay. Umuntu ibyo avuga birumvikana cyane, biba kuri culture. Igituma umugabo mu masosiyete yose yaje afite agaciro gusumba umugore no kubera iki? Kuki sosiyete yahaye agaciro umugabo uburyo abagore batabarwaga? Kubera abantu uko bagwira ku isi barwana espace, hakaba ikintu bita regere de conquête, bagura ibihugu. Abajya ku rugamba n'abagabo, kubera umugore afite izindi nshingano, bafite akana gatoya ibiki, abagabo no bajya ku rugamba. Noneho abo bantu bagura igihugu bitwaga ko atari abantu nk'abandi. Umwana uvutse bakabaza ko azagura igihugu, umwana w'umuhungu baramuha agaciro gusumba abandi.
ku buryo mu bihugu byinshi aribo bemera Imana, umwana uvutse rero bajya kwereka Imana kugira ngo azabe invenerable, azakomere. No muri Sparta cyane mu Bugereki, umwana w'umuhungu avutse baragendaga hari amazi bamushyiragamo kugira ngo ataza niba namurasa ntiruzamutobore, ariko ntibajyanaga y'abakobwa. Ntashire uzumva avuga atando dashire, bamurashe ku itando nyine ku gatsitsino. Bavuga ko mama we amufasha amucutse mu mazi, yafashe agatsitsino k'amazi ntahagere. Sparta nabo bashyiraga umwana ahantu inka zica zikamuca hejuru, adapfuye akaba ari umwana uzatsinda urugamba nta kibazo agira, upfuye bakamureka nta kibazo. Aho rero akubwiye mu Bamizirima nabo uwo mwana bajyana uzamubazi wasanga ari umuhungu. Hanyuma kukinya no kumena amaraso, Abamizirima ntibemera Yesu. Igihe rero utacungwe n'amaraso ya Yesu, uratamba igitambo cy'amaraso kindi. Ibintu twebwe bitatubaho kubera twebwe igitambo cy'amaraso ya Yesu kirahagije, ntandi maraso dukeneye kumenya. Ngo ndavuga nk'umukristo mbabarira, yego, ndavuga nk'umuntu wemera Yesu, ntandi maraso dukeneye kumenya. Ku buryo n'ubu ngubu amadini yacu gituma agira ibibazo, aguma yaka ibya 10 n'amaturo nkaho igitambwe Yesu yatambye cy'amaraso ye kidakwiye. Tugomba kwicumuza ibya 10, tugomba kwicumuza amaturo. Mu by'ukuri nabyo namakoze, nabyo sibyo. Ntabwo nta kindi tugomba kugereka hejuru y'amaraso ya Yesu. Ubwo simvuga abandi, ndavuga giye kwita cyane. Nta kindi nashyira ku maraso hejuru y'amaraso ya Yesu. Ushobora gufasha. Ushobora gufasha n'Imana yaguhaye umugisha ukawumugisha. Niba usabye umugisha ku Mana ikaguha umugisha, nawe ukawumugisha, ni chance. Kuko yigeze kubwira Abrahamu ngo genda nzaguha umugisha kandi nawe umugisha. No kuvuga iki? Wowe nubaye umugisha, nawe urahumugisha abandi. Kuko umugisha n'ubutunzi, nawe uratungisha abandi. Kije ko umugisha. Ariko ubundi icya 10 ntabwo ari umugisha. Cyanyamaturo. Kuko n'abantu batagira na tike baratura. Yego. Yego, n'abakora udufaranga duke baratanga icya 10. Rimwe nayo bakagitangana nabi, bakagitanga muri brit atari no kunyungu. Ariko mu by'ukuri niba twaracungwe, wemera ko acungwe, wemera Golgotha, nta kindi kintu bishyirayo, nta kindi cyarutari amaraso ya Yesu. Yego. Ariko Abamizirima bo birumvikana, n'abatemereza barabaga intama miliyoni n'amamiliyoni y'intama zirapfa. No ku munsi wa w'irayidi bo rwose ibintu baba babishyize ku rundi rwego bayibagira intama. Ijwi ry'umukanguzi.